Mana data ushobora byose uwo mu ijuru uhabwa icyubahiro, ushimwe kubw'ibikorwa n'ibitangaza ukomeza kugenda udukorera umunsi ku munsi. Bakunzi bacu, ntago ndi intungane cyangwa mbu umukristo ukomeye cyane, ariko iyo mbonye ikintu cyatuma shima Uwiteka ndayishima. Usibye ko niyo nta gihari ndayishimira kubera ko ikindindiye ubuzima. Mwari muzi ubuzima bw'amagana y'abantu yaragiye gupfa azira karengane, azira ubusa, azira uko yaremwe, azira uko bavutse. Ibi ngibi ni ibiyari bigiye gukorwa n'uyu mutwe wa P5 uko nukuri gushoboka kose. Ibi ni ibikorwa bikomeye by'urukozasoni, ni ibikorwa bibi biteye agahinda n'ubwoba byari bigiye gukorerwa bano baturage, ariko Imana igira gute? Ikinga akaboko iratabaye. Narababwiye ngo mujye musenga, musengere intare zasarambwe, mukore ibishoboka ibyo ari byo byose, dusenge turebe yuko Imana yagira gute? Yajya itabara aba bantu b'inzira karengane bari kugira gute? Bari kurenganira kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari kwicwa nkaho batagira gakondo, bari kwicwa urupfu rw'agashinyaguro, bari kwicwa nabi, bari gukorerwa menace, bari gukorerwa ibikorwa bibi byose bikorerwa abantu badashaka, cyangwa se Mana yanjye sinzi uburyo nabivugamo. Ibi ngibi nanjye byanteye agahinda gakomeye cyane. Rero ku nshuro ya mbere n'ubwa mbere umwe mu barundi agaragaye avuga ngo abanyamurenge bari gupfa. Ku nshuro ya mbere n'ubwa mbere nabonye umurundi uvuga ngo turatabariza abanyamurenge bari kwicwa na FDLR, ariko ntigeze ameshoninga ingabo z'u Burundi. Ariko rero bwari uburyo bwiza bwiwe bwo kubivugamo, ariko kubusanzwe murabizi neza cyane ko n'igisirikare cy'u Burundi kigize gute? Gifatanyije nabo, gifatanyije na zira nkora amaraso mu kwica bara abaturage. Ariko none mbazaniye amakuru meza, ariko nanone avanze n'amabi. Ntago navuga uruhande rumwe ngo ndeke urundi kuruvuga. Mama 23 biravuga ko yatabaye, ariko umwuka gutabara ngo yatakaje cyane. Bimeze bite rero? Ibi ngibi ndaje mbikubwira nabyo gatanu kuri agenzi kako, nkubwire ibyo bikorwa aho byagiye bibera hose, uraza kuba ubisobanukirwa neza cyane muri aya makuru. Hanyuma kandi nanone ndahita nkuhereza andi makuru, cyangwa uhite nkubwira andi makuru nanone ashyushye atari ivumbi, amakuru aturutse hano kuri tere y'urugamba, hano ku mirongo y'imbere. Nkubwira ukuntu abasore ba Makenga hano bari kuvunira mu mavi, hano bari kuvunira mu mavi. Gahoda no trap bamugize umukobwa, ndapfuye ndahumiwe. Ibazo iragwira ahangara amakuru ariko trap bamwambitse agakanzu ari kubyina nka bya bindi Scovia yabyinaga ngo yandirimba ifite ubutumwa ya G-Tough. Ibibazo biragwira ndakanyago, Mana yanjye we. Angaro ntabwo byoroshye hano ku rugamba, bakunzi bacu. Ndi kubona none aho bigeze, aba basore ba Makenga bamaze gukora igikorwa, navuga ko ari igikorwa cya kasamutwe, cya gikorwa kiba ari cya danje. Batunguye kwa Resiyo. Reka nzengere neza uyu mutaramu yabinyandikiye kugira ngo bibasobanurire neza cyane ntacikwa n'akantu na kamwe. Uko yabimpaye nanjye niko ndabibahereza pe. Icyo cyo ndakibasezeranyije, uko aya makuru yanyandikiye nanjye niko ndi buyababwire. Ngaha yanyandikiye rero arambwira ati Pacifique, ati nizere kumeze neza mutaramu. Namubwira ati meze neza. Ati ubu rero tuvugana ngiye kuguha amakuru akomeye cyane. Ati hari ibitero byagombaga guca ahantu hageze muri hatatu. Bagombaga kwataka, abari Prezero yagombaga kwataka abasore b'intare za Sarambwe, abari Mitamba nabo bakataka, n'abaciye hano muri Prende Ruzizi bakataka, mu bice bigiye bitandukanye byombi bakaza guhuriramo hagati. Bari babwiwe ko mu gihe baza ko bamaze gukuramo utwo duce, baraza guhabwa ubufasha na support iraza guturuka mu Burundi hakurya mu Kibitoki. Bari kurasirwa, bari kubarasira abari Kamanyora, abari ara mu Kibitoki bari kubarasira Kamanyora. Nyine nukuvuga ngo bari babimere yuko ikamanyora bari buze kuharasa bibereye hariya hehe mu Kibitoki. Ati none musaza, ati ubu tuvugana ndagira ngo nkumenyeshe ko MV turimaze kubaha ibyabo. Ubu tuvugana bamaze gutungurwa ku buryo bukomeye, barabarashe induru zirakorerana. Neva n'abasirikare biwe
ubu bari mu mazi abira. Ubu nonaha uko urugamba rumeze ntago ndamenya neza aho ubu tuvugana bigeze. Ati gusa ndaza kuguha amakuru mu wundi mwanya mutoya uza kubukurikira. Ati gusa umenye neza ko Intare za Sarambwe ziri mu kazi kandi gakomeye cyane. Ngayo nguko rero bakunzi bacu. Ahangaha nanjye mba navuze ati cyane rwose, ahangaha nkabemera nkavuga ati ndabikunze cyane. Aka kazi ni ingenzi, kagiye gakomeza kagire gute gakorwe. Ariko Trump nari kunsetsa koko. Zamani ifoto ya Trump bamugize umubebi, bamugize umukobwa ngari kubyina ngo ya ndirimbo ya Jita filime ubutumwa. Sinzi niba muyizi, ariko irahari. Trump rwose yabaye agakobwa keza koko, keza shawo. Hanyuma murumva yuko rero mama 23 yamaze gutanga isomo. Gusa aho ngaho yambwiye karaza kuma ndi makuru. Ubwo icyo mbasaba mwese nukuza kunyarukira aho ngaho muri komenti mugakanda kuri link ipininzemo. Hariyo channel yanjye yitwa Isoko TV. Isoko TV niko yitwa. Umuntu wese uzika nkunda, umuntu wese unkurikira umunsi ku munsi, ndamumenyesha ngo ajye kunkandira subscribe kuri channel yanjye yitwa Isoko TV. Agenda yikandeho subscribe, afungure notification, hanyuma ajya abasha gukurikirana amakuru umunsi ku munsi. Ndaje ndayikorobratinga ningi cyangwa ndaje ndabihuza n'iyi ngiyi. Muze kukanda subscribe cyangwa muce muri comment mukande kuri link, cyangwa ugende uyishakishe kuri YouTube yitwa Isoko TV. Aho uraza kubona iriho thumbnail y'intambara muri Kongo, ukande kuri iyo araza kuba ari ngewe ureba ishusho kari ngewe nkora video. Ubundi ukandeho subscribe, ufungure n'inzogera, ujye unkurikira umunsi ku munsi, kuko ahangaha mu minsi mikeya ndaza kuba ntakiri gukoraho, ndaza kuba ntakiri kuyikoraho. Ntago mushobora kuzongera kumbona nutagenda nkandire subscribe kuri iyo channel. Rwose biraza kuba ari ingenzi cyane. Nugenda ukabikora urabushyigikiye, urabunteye inkunga mu buzima bwanjye bwose, urabunteye inkunga. Ubwo rero ndagusaba ugende unkandire subscribe kuri channel yanjye yitwa Isoko TV, niko yitwa. Ndetse ndanayipininga muri comment, uze kuwaca uraza kuyibona mo uhita ukanda subscribe rwose. Ubundi ufungura inzogera kugira ngo niyashyiraho ikiganiro ujye utubona notification ikwereka ko maze kurekura ikiganiro cyangwa maze gushyiraho amakuru mashya. Ubwo ngubwo nawe ukaba umwe mu bambere bahise bayumva. Hanyuma niba ucyumva ayo makuru ujye ukanda like, kuko ni bumwe mu buryo bwiza bwo kugira ngo ujye ukomeza kugenda ukurikirana amakuru nyine mba nagize gute, mba nadi kugenda mbagezaho umunsi ku munsi. Ngayo nguko rero bakunzi bacu, munyemerere ntago ndi buze gutinda muri iki kiganiro, ahubwo munyemerere twite tutangira n'amakuru yacu, twanzike turebere hamwe ibiri kuvugwa n'ibiri gutangazwa ahanga kuri tere y'urugamba, ndetse ku mpande zombi tunyarukireyo turebe uko biba bigize gute by'estyle cyangwa se uko biba biri kugenda byitwara gatanu kuri kagenzi ikako. Ntabyo gutinzamo rero bakunzi bacu, ntabyo gutinzamo, reka tunyaruke mbabwire uko bihagaze ndetse nuko byifashe ahangaha kuri tere y'urugamba. Hanyuma ubu tuvugana abaturage nibyo nkuko natangiye mbivuga, bari muri zone risk, niko nabivuga. Bose bari bagambiriwe kuza kwicwa, byari byagambiriwe n'aba basirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Gusa Imana narababwiye ngo Imana ntago ikora nk'abantu, Imana itandukanye natwe. Imana ikora ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Imana ikora, sinzi uburyo nabivugamo, ariko Imana ni impatari cyane. Imana ikora akazi gakomeye cyane umunsi ku munsi, igenda iturwanirira. Imana igenda iturwanirira mu nzira zose zishoboka, igenda ica mu mpande zacu, igenda ijya mu ruhande rwacu, igenda iturwanaho umunsi ku munsi, igira ngo irebe nyine yuko twabaho kandi neza cyane. Bakunzi bacu rero ubu tuvugana, aba basore ba Makenga bagiye bakora akazi gakomeye cyane. Bakoze ibishoboka ibyo ari byo byose ngo barwane ku baturage, hataza gupfira abaturage benshi cyane. Muze kunyihanganira gatoya, ariko Imana iratabaye, Imana iratabaye, Imana ikoze amateka akomeye cyane, itabara abantu baturage b'abanyamurenge.
ariko binyuze mu gisirikare cy'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe navuga ko wenda ari Uwiteka zishyigikiye, kuko kujya kurwana n'abari abasirikare bangana kuriya n'abari abasirikare bake bangana kuriya nabo mw'abantu mwe sinabura kubabwira ko ari ibibazo bikomeye cyane pe, sinabura kubivuga rwose uko n'ukuri. Biba ari ibibazo bikaze bikomeye cyane, biba ari ibibazo bikomeye cyane. Bano basirikare ba Makenga rwose bano bacu ubona yuko nabo rwose bari kwirwanira n'ubuzima ngo babone ko biberaho. Iyi coalition ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ntago ibiboroheye habe na gatoya. Baba bakomeje kugenda bakora ibishoka ibyo ari byo byose ngo barebe yuko babavaho amahoro. Impamvu mubona ntameze nk'umuntu wishimye nuko nabonye video intera ubwoba, ndavuga ati ese bano bantu bundi ni abantu cyane inyamaswa cyane abantu, kuko kubona umuntu yica undi n'agahinda, noneho bakicwa nta n'icyaha bakoze, bataba n'abavugishije mana, bakicwa uko nyine, bakicwa uko. Ntago nabura kuvuga ko ari agahinda gakomeye cyane. Sinabura kubivuga pe, ako ni agahinda gakomeye cyane. Hanyuma rero bakunzi bacu, reka tureke kwizimba mu magambo, dukomeze n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye. Aha rero amakuru nk'uko muri Mutana yabinyandikiye nabibasomeye nabibabwiye, yambwiye yuko hari ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye intare za Sarambwe bari bazigabyemo ibitero, kandi ibyo bice byose ambwira ko intambara yahagaritswe. Ntago rero navuga ko abasirikare b'intare za Sarambwe batakoze akazi keza, bakoze akazi keza cyane. Ikindi kirenzeho bagiye bakora ibishoka ibyo ari byo byose kugira ngo barinde ibice n'ubundi bituwemo abaturage babo. Rero babirinze neza cyane, mitana navuga ngo kude chapeau ku ntare za Sarambwe, baba bakoze akazi gakomeye kandi akazi kenshi cyane hano kuri Terura Urugamba. Ukabona ko ibintu bakomeje kugenda bagira gute, babitwara neza cyane umunsi ku munsi, bakora ibishoka ibyo ari byo byose kugira ngo bibe byagenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. None rero intare za Sarambwe ziri gutsinda hano ku rugamba, nta mikino nta mishinyiko bafite, bari gukora iyo bwabaga kugira ngo barebe yuko bagira gute bashobora kuba batsinda uru rugamba neza cyane umunsi ku munsi bahora bahanganyemo na Kinshasa. Ariko Kinsekedi adashaka kubahereza gahenge. Rero bano basore ba Makenga baragira tuti ati nta gahenge nubwo utashaka kukaduha, ariko natwe ntago twakagusabye, reka ahubwo tugukubite zikumireho, wowe na mugenzi wawe never tubakubite tubacanganyikishe zibumireho. Niko bimeze kandi koko ni nako bari kubigenza, bari kugenda babarasa ku buryo bukomeye cyane, ku buryo bunateye agahinda, bunababaje cyane. Bagiye babarasa ku buryo bukomeye, bagiye babarasa ku buryo bukomeye. Bimwe nagiye mbabwira ati angahe intare za Sarambwe ziri mu kazi gakomeye cyane, ndetse zikaba ziri kugenda zikora ibishoka ibyo ari byose ngo zirebe yuko zishobora kwikura mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Navuga ko kuri iyi saha bitaboroheye, ari ibibazo bikomeye cyane byakomeje kugenda bitera ndetse n'urujeje abantu benshi cyane hano ku rugamba. Gusa kubw'amahirwe nyine bano basore ba Makenga nabo ntago ari abana, ibyo bakora baba bizi neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Reka twihutisha amakuru yacu twigire ku yindi ngingo y'amakuru yihutiwe hano ku rugamba. N'ubundi banze nkwihera amakuru y'ukuntu bihagaze neza nkubwira ukuntu ubu tuvugana uwitwa Perezida Facibeto Facibeto rero mwaka byaramwe na mugenzi we Neva bakomeje kujya banancanga, sigaye mbareba nkabona ni nk'impanga mungani wa Neriso, ni ukunda kumbwira ati bari abagabo ubundi nabavandimwe, ati wabona burana se babyara ari umwe. Nta wamenya kuko ubushuti bagirana ntibusanzwe. Uyu rero Facibeto yavuze ngo Kisekedi ngo Neva yakoze ishyano, ngo yakoze ikosa rikomeye cyane kuvuga ko ngo yajya mu Rwanda, ati kereka je Kigali nayifashe nkajyaho ngiye gutanga itegeko. Iriye tegeko riko uzaza gutanga Kigali ariko Kigali utekereza ko itagira banyirayo wowe ngaza ngo kireka ngaje Kigali ngaje gutanga itegeko. Baragufashije ugera ku buyobozi bagize gute, none urimo rabye mana yanjye. Mwabona gukuntu Facibeto umunsi afata ubutegetsi yarameranye neza na muzehe cyane rwose, bishimanye, ubona ko u Rwanda na Kongo bahuje ubumwe. Ariko hakikubitamo mu Birigi bamwereka ukuntu u Rwanda ngari rubi, ngadakwiye kubishuti n'u Rwanda, abarahindutse. Abona ko u Rwanda ngo rumusahura, ngabona ko u Rwanda rugeze gute.
kandi umubano bari bari kugirana u Rwanda rwarimo rugira ngo rwihigire umwanzi warwo FDLR wibereye muri Kongo, ariko Tshisekedi na Neva barahuye bahita bahuza arabatereka reka FDLR sibaho, barayipfobya barayifata bayigira nkayitabaho. Ariko reka nkubwiza ukuri ko nta cyahungabanya u Rwanda kibaho, ikizaruhungabanya ntikirabaho. Niko nababwira, gusa nta n'igihari ntikinateze kuzabanye, niba ikintu kitarabaho bivuze ngo nta kibaho nyine. Nta gihariro cyo guhungabanya u Rwanda, n'abanyarwanda bahungabana bahari, abahungabanye barahungabanye byararangiye. Ntago rero u Rwanda ruzongera guhungabanya, nkuko muze yavuze ngo ntago u Rwanda ruzapfa kabiri, ntago koko u Rwanda ruzigera rupfa kabiri, nta nubwo ruzongera guhungabana, nta nubwo ruzahungabana kabiri. Abahungabanye barahungabanya, abapfuye barapfuye, byararangiye. Ubu tuvugana umunyarwanda n'umunyarwanda kandi afite umutima ukunda igihugu cye, gukunda icyo bita gukunda igihugu, tukunda igihugu cyacu noneho ku rwego rwo hejuru cyane. Kuvuga ngo rero ngo wazuje gutanga itegeko kirika twese twapfuye nta munyarwanda n'umwe uriho uje kurihereza ibiti n'ibisiga. Hanyuma rero impamvu mvuze ibyo ngibyo nuko Tshisekedi ariko ngo yavuze yararimo aganira n'umwe mu bantu biwe, arabivuga uko nguko rwose ngo kirekaje mu Rwanda aje gutanga itegeko. Hanyuma rero munyemerere nihutire ku yandi makuru akomeye cyane, mbabwire uko urugamba ruhagaze kugeza amaginga aya ngaya. Ibintu bikaba byakomeje kugenda bifata indi ntera. Ubu tuvugana abakunzi bacu, amakuru ari kungeraho none aha ngaha aremeza ko bano basore ba General Sultan Makenga ahitwa Iwarikare bahacanye umuriro wo ku rwego rwo hejuru cyane. Bakaba bari gukora ibishoboka ibyo ari byo byose ngo barebe yuko ibintu bishobora kuba byagenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, nubwo bisa naho byakomeje kugenda byanga, ariko Uwiteka Imana akomeje kujyaza mu ruhande rwabo akabagenderera. Yes, nuko bihagaze. Munanyemerere aya makuru yacu mu kanya gato nze nyasoreza hano mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye agakora ibara rikomeye cyane. Iryo bara yakoze rero ni ibara rishobora no gusiga abantu benshi bakomeje kumwibazaho cyane. Uyu mugabo akaba ngo yagize gutya akavuga ngo azajya ngo uzajya umuvuga wese azajya ahita amufunga, ngo niba ngombwa namuburiza irengero. Kandi hakaba ari benshi mu gihugu cy'u Burundi batakigaragara kandi bagaragaraga. Ese Neva ni gatiki ko mbona ibintu bye byatangiye guhindura isura, asigaye yuzuye ubugome, yarangiza akitwaza ijambo ry'Imana. Abantu bitwaza ijambo ry'Imana mukaza kuturyarya mutumereye nabi, turabiyamye rwose. Ibi bintu rwose ntago ari byo. Ndabara abantu bo mu nzego z'ubuyobozi baba barigize abakomeye, ari bihangange nk'aho ubuyobozi butazahinduka cyangwa ingoma zitazahinduka. Ndabara rero uno Neva ndetse na Tshisekedi biyita ngo ni abakristo barangiza bakica abanyamurenge bakabamara. Mu mbabarire rero dusoreza amakuru yacu aha ngaha, nibikunda ndaza kongera mbagezeho andi makuru mu wundi mwanya. Imana ibarinde. Bye bye.